uzi ko ari byo bintu byabayeho bitangaje mu mateka y'u Rwanda, aho yiciye abagore be babiri ndetse akabakurikiza umuhungu we yakundaga bitaga Musigwa, kandi yishe umwana nyina yakundaga. Kubw'ibyo byahise bituma nyina nawe yiyahura yikubise inkota mu irugu. Si ibyo gusa kandi yaje no kwica umugore we bitaga Arira. Ibyo byose byahise bituma bamwita umusizi w'umusazi. Uwo nta wundi ni Yuhi Mazimpaka. Ibi byose bimaze kuba yahise ahimba igisigo bita ngo sinkikunda ukundi, arongera ahimba ikindi bitaga Nyatsehe. Ikindi kandi niwe wa mbere wubatse inzu ya etaje ya mbere mu Rwanda. Kubw'ibyo rero nurangiza kureba iyi video uraza kubusobanukiwe neza amateka ya Yuhi Mazimpaka, uburyo ki yabaye umusizi w'umusazi. Ikindi kandi usobanukirwe neza ukuntu ya nzu ya etaje yaje kumuviramo imbarutso y'urupfu. Nkundira rero ntize amatwi maze nkutembereze mu mwaka w'1600 mu kinyejana cya 16, aho abanyarwanda bizeraga ko umuntu upfuye yarakoze ibyiza yerekeza mu kirunga cya Karisimbi, mu gihe uwapfuye yarakoze nabi we yerekezaga mu kirunga cya Nyiragongo. Kubw'ibyo rero niba ari ubwa mbere wisanze hano, kora subscribe, share, comment maze ukomeze gusobanukirwa amateka yaranze u Rwanda, ndetse ukomeze no gusobanukirwa amateka yaranze iyi si nzima dutuye. Turi ku muyoboro mugari JP TV show, ikaze mwese murisanga. Biziko MC mwiza gufasha kugera mu ijuru rito. Ese uziko kugira ngo inzoga ndetse n'ibiryo biryohe kurushaho bisaba umusangiza w'amagambo ugezweho hamwe na MC bibyara uburyohe. Ubyumve neza ko ijuru rito ugiye kuritahana ubwuzu. MC bibyara uburyohe akuyoborera ubukwe neza, akakuyoborera imisango ku rwego ruhambaye. Si ibyo gusa kandi ahubwo wumve ko ashobora no kuyobora izindi event zikomeye nka birthday, ubukwe busanzwe n'izindi. Mwese ntimubizi se ibyishimo birahenda ndabarahiye. Ikindi kandi atanga ibyishimo ariko igiciro cye ni nk'ubuntu. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0790515205. Susuruka seka mu bukwe hamwe na MC bibyara uburyohe. Uyu Yuhi Mazimpaka yari umwana w'umwami Mibambwe wa kabiri, niwe wari bibarwa ko yayoboye hagati y'umwaka w'1602 kugeza mu 1642. Kubw'ibyo rero bituma Yuhi Mazimpaka atangira kuyobora hagati y'umwaka w'1642 kugeza mu 1675. Umva ntega amatwi gatoya maze wumva aka kantu. Aya mazina y'abami ntago yapfaga kubitwa gusa, ahubwo yagiraga inshingano ziyaherekeza. Kubw'ibyo rero ubyumve neza ko izina Yuhi ryahabwaga umwami ari izina ryari ryarahariwe kororoka. Iryo zina yarihabwaga igihe igihugu cyabaga kivuye mu ntambara, ariko urubyiruko n'abantu benshi baritabye Imana. Kubw'ibyo rero bashyiragaho umwami bita Yuhi kugira ngo igihugu cyongere cyororoke, cyongere kigwire abantu, maze igihugu cyongere kigire umubare mwinshi w'abantu mu gihugu. Harimo n'andi mazina kandi, amazina nka Gihanga. Gihanga yari izina ry'umwami, aho umwami yahabwaga izina hagendewe ko bashaka kwagura igihugu. Twavugamo kandi izina nka Mutara. Izina Mutara ryahabwaga umwami igihe babaga bashaka kugira ngo inka zororoke. Irindi zina tutarenze ingohe ni izina Mibambwe. Iri zina rikaba ryarahabwaga umwami igihe igihugu cyabaga kigiye mu ntambara. Ni ukuvuga ko Yuhi yari yaratoranyijwe kera na kare na se, igihe yari ataratanga avuga ko ari uzamusimbura igihe azaba yaratanze. Ikindi kirenze kuri ibyo, ntago se yabanaga na Yuhi, ahubwo ise yabaga ibumbogo mu gihe Yuhi we yabaga aho bita Kamonyi mu Nduga. Kubw'ibyo rero byose bijya gutangira, habayeho igikorwa cyo guca cyangwa kwirukana abatware bari bayoboye mu Nduga. Bamaze kubaca maze barahunga berekeza mu majyepfo, maze abariho bajya gutura nk'impunzi. Kubw'ibyo rero ibi byahise bituma hava umugani bita ngo ihuriro n'ihuro. Uri kwibaza uti ibi byavuye ku bagabo babiri, harimo umutware ndetse n'umugaragu. Ikindi kandi bakaba barakundanaga cyane, maze umugaragu abwira sebuja ati reka tugende tujye kusaba umwami imbabazi. Maze umutware aramusubiza ati ariko se kuzi ko ibwami baduciye hanyuma turaba tujya he, kandi kuzi ko aho turi buce hose baraba batubona, kandi ikindi wibuke ko bashobora no kudutanga. Umugaragu nawe yarateruye maze aramubwira ati ntago turi bugende twese icyarimwe, ahubwo buri wese araza gucukwe, maze twese duhurire ibwami maze musabire imbabazi. Maze sebuja aramusubiza ati ntacyo tugende, ihuriro n'ihuro. Icyakurikiyeho rero bahise bafata urugendo maze bajya ibwami. Bagezeyo rero basaba imbabazi, maze umwami nawe arabakundira abaha imbabazi. Ibyo nkaho bidahagije kandi umwami yarabababariye maze abasubiza n'uduce twabo bari barambuwe.
Yuhi Mazimpaka yakomeje kuyobora na nyuma y'uko se Mibambwe wa kabiri atanze, aho yaje kwimikirwa aho yabaga i Kamonyi. Umva ikindi kandi gitangaje ni uko abami bitwaga ba Yuhi batari bemerewe kurenga umugezi wa Nyabarongo, ngo kuko ngo bari bafite imigenzo ndetse n'indi miziririzo itarabemereraga kugenda ngo barenge umugezi wa Nyabarongo. Ari nayo mpamvu Yuhi Mazimpaka yimukiye i Kamonyi. Bivugwa ko yari umwami wa mbere uzwiho kugira uburanga butagereranywa, bituma aba umwami wa mbere mu Rwanda wabaye ikirangiriye kubera uburanga bwe. Kubw'ibyo rero yari afite bene se babiri b'impanga barimo Rubibi ndetse na Ruyange, nabo kandi bavugwaho uburanga buhebuje cyane. Nyina wa Yuhi akaba yaritwaga Nyirayuhi wa gatatu Nyamarembo. Kubw'ibyo ubyumve ko uyu mugabekazi Nyirayuhi wa gatatu Nyamarembo yaje kugirira ishyari za mpanga Rubibi ndetse na Ruyange. Yifuzaga yuko umuhungu wari ugomba kugira ubwiza ndetse n'igikundiro mu gihugu, maze agakuraho ba bana babiri b'impanga kuko bari bafite nabo uburanga buhebuje. Umva neza ko kubw'iyo mpamvu yahise asaba abagaragu be ko bagomba kumukiza izo mpanga. Ubwo Rubibi ndetse na Ruyange baje kwikirwa mu muhigo wari wateguwe, ariko mu by'ukuri hari hagamijwe kuwubikiramo. Ubwo barapfuye maze barashyingurwa maze barabahamba. Aya magambo yose rero gupfa no gukingurwa ajyanye no gutinya urupfu, ariko ubyumve neza ko abantu ba kera bo batatinyaga urupfu nk'abubu. Dore uko byose biteye. Twe dutinya urupfu tuzi ko tuzajya mu ijuru. Bo bizeraga ko umuntu wapfuye akora ibyiza yashoboraga kuruhukira mu musozi wa Karisimbi, kuko kuri Karisimbi hahora urubura hejuru rwererana. Ngo ariko uwakoraga ibibi we byanga bikunda yagombaga kujya kuruhukira mu musozi cyangwa mu kirunga cya Nyiragongo, kuko hahoraga haka umuriro, bikavugwa yuko yashoboraga kujya guhanigwayo ibicumuro yakoze. Ubyumve ko abakurambere n'abariko bizeraga nyabo. Mu gusobanukirwa kandi ubyumve ko bizereraga no mu mizimu aho bayambazaga, kuko bizeraga ko umuntu apfuye bagomba kumwisunga bakamusenga, kandi ikindi bakanamuterekera nk'aho bidahagije kandi bakanabandwa. Aho bavugaga umuntu upfuye abagize imbaraga zitandukanye n'izo bari bafite, bakavuga ko bagomba kumwisunga bakamusenga bagaterekera bakanabandwa. Ibyo bakabikora kugira ngo abagirire ikigombwe, aho ko bamuhaga ku nzoga, ku nyama ndetse n'ibindi ku buryo bw'umwuka. Urumva ko rero ibyo ntaho bitandukaniye cyane n'imyizerere y'ubu. Tugarutse kuri Yuhi Mazimpaka rero yimye ingoma i Kamonyi afite abana batatu, harimo Rwaka, Musigwa ndetse na Kirima Rujugiro. Niba tugeranye hano kandi kanarayika. Ikindi kandi nkuko twabivuze haraguru, twavuze ko izina Yuhi ryari izina ryahabwaga umwami igihe igihugu cyabaga kikubutse mu ntambara, maze bakeneye kubyara ndetse no kororoka. Ni mu gihe abantu benshi bari baragiye bashirira ku ntambara, nta rubyiruko ndetse n'abantu benshi bari mu gihugu, bityo bari bakeneye kugira ngo bongere babyare, imiryango yaguke, maze igihugu cyongere kigwira abantu ndetse n'ibindi. Tugikomeza gusobanukirwa rero, Yuhi yari afite igihugu cy'igituranyi cy'u Burundi gifite umwami wari ukomeye cyane kandi ufite imbaraga ndetse n'igisirikare gikomeye. Uwo mwami bakaba baramwitaga umwami Ntare. Ikindi kandi akaba yararwanaga umuhenerezo. Kubw'ibyo muri icyo gihe yari yarateye igihugu cy'Ubugesera, ariko Yuhi Mazimpaka ntago yari yemerewe kujya gutera cyangwa kujya gufasha Ubugesera kubera ikirere. Yaza kujya gufasha Ubugesera yari kwambuka Nyabarongo kandi bibujijwe. Ikindi Uburundi n'u Rwanda mu gihe cy'umwami Mutara wa mbere Nyamuheshera Semugeshi bari barasinyanye imimaro. Ubwo ni amasezerano y'amahoro hagati yabo yuko nta n'umwe uzigera utera undi, nubwo undi yaba yateye ahantu kugira ngo ahifatire. Bivuga ko nta wari wemerewe gufasha undi, warebereraga gusa intambara iba, ariko ntiwari wemerewe gufasha uwo nguwo watewe. Ubwo agahugu kari katewe yari agahugu k'Ubugesera, kakaba kari kayobowe n'umwami Nsoro wa kabiri. Ubwo intambara yakomeje kuba mbi cyane, maze umwami Nsoro wa kabiri aza guhungira mu Rwanda. Mu kuhagera rero yaje kwifuza guhura n'umwami Mazimpaka, ariko biranga kuko habanzaga kubaho igikorwa bita indagu, kugira ngo uwo muntu nahura n'umwami atazamusema, ubwo atazamugirira nabi. Kubw'ibyo rero ubyumve ko abapfumu bakoresheje indagu zitera kugira ngo umwami atazabasha guhura na Nsoro wa kabiri. Bikavuga ko nibahura biraza kwangiza ya mimaro yasinyanywe hagati y'ibihugu byombi. Kubera ko kandi abami bitwaga ba Yuhi bari bafitanye isano n'umwami bitaga Muhondogo. Uyu akaba yari umwami w'Abarundi wabitwaga Bahondogo. Ubyumve ko ubwo bari abavandimwe kandi bigakubitiraho na ya mimaro bari barasinyanye hagati y'ibihugu byombi. Ibi bigatuma batahemukirana rero. Ubwo ibyo bahise babwira Nsoro wa kabiri ko bidashoboka ko ashobora guhura n'umwami w'u Rwanda, ariko akahaguma ariko acumbitse nk'impunzi. Ibaze ko Nsoro wa kabiri yaje kumenya ko umwami afite abagore hafi aho ngaho. Ubwo yaje kubegera maze aza kubabaza igihe umwami azira kubasurira, maze barabyuzuza neza. Muri abo bagore harimo umwe bitaga Rubanda. Mu kubashuka rero yaje kubabaza ati, ese koko
ariko ko numva ngo mufite umwami mwiza koko nibyo mwazamuza nawe cyangwa mukambwira igihe abasurira maze nanjye nkazabasha kumubona. Bamutibaza nabo bati nta kibazo umwami wacu ni mwiza koko nyine. Ubwo baje kumubwira igihe umwami azira uburyo azamo, baza kumubwira ko azahetswe mu kitabashwa. Ubwo ikitabashwa nicyo bahekagamo umwami mu gihe rubanda rugufi bo bakitaga ingobyi. Ubwo byagenze bityo maze Nsoro aza kumubona maze ariyamira ati burya mufite umwami mwiza we. Ubwo abari baraho hafi barabyumva maze baribaza bati ese Nsoro yaje kubona umwami ate kandi byari bibujijwe ko atagomba kubona umwami. Ubwo abiru baraperereza baza kumenya ko ari uko byagenze, maze ubwo babibwira umwami nawe aca babagore kandi ikindi aranabica. Ubwo babazirika ku rutare maze bicurwa agashinyaguro. Guhera ubwo kandi umwami yahise aca iteka avuga ko nta muryango uzongera gushaka mu bacyaba, uti nta muntu wo mu muryango wanjye uzongera kurongora umucyabakazi. Kubera iyo mpamvu rero iteka ryakwiriye mu gihugu maze na rubanda rugufi rufata yuko abacyaba batera umwaka. Ngaho byose byatangiye. Ibi bikiyongera ku iteka ryari yaraciye nyuma ya za mpanga zari zimaze kwicwa ibwami, Rubibi ndetse na Ruyange, avuga ko nta mpanga zizongera kugaragara ibwami. Ese wakwibaza ngo kuki iri teka yaje kurica avuga ko nta mpanga zizongera kugaragara ibwami? Dusubiye inyuma ho gato yaje kumenya ko Nyirayuhi wa gatatu Nyamarembo ariwe wagize uruhare kugira ngo za mpanga Rubibi na Ruyange zicwe. Ubwo yaje guhorera za mpanga maze yica umuryango w'abakono bose maze arabahiga yenda kubamara. Ariko kubw'ibyo Nyamarembo yari yarahishe umwana umwe maze aramuzana abwira umwami ati ese ntago wakuna muri icumu? Ubwo bivugwa kubabari ati uyu mwana niwe nahishe, kubw'ibyo rero gira ikigombwe maze umubabarire ntumwice. Ariko umwami arabyanga amubwira yuko nawe agiye kumwica maze agahorera Rubibi ndetse na Ruyange yagizemo uruhare kugira ngo bapfe. Maze umwami abikora utyo maze Nyamarembo abibonye maze umujinya ndetse n'agahinda biramwica maze nawe ahita yikubita inkota mu irugu maze arapfa. Guhera ubwo rero Yuhi Mazimpaka yatangiye kugira ikibazo cyo mu mutwe bitewe no kubura nyina bigatuma apfa kandi ari we ubigizemo uruhare. Ubwo nyuma y'urupfu rwe nibwo ikibazo cyo mu mutwe cyatangiye maze yanteruro bamwitirira ngo yari umusizi w'umusazi ihera ubwo. Niba tugeranye hano wayikinga video kugira ngo igere ku bantu bakunda ibintu nk'ibi ubyumve neza ko kubera iyo mpamvu yo guhungabana mu mutwe umuhungu we witwaga Musigwa yaje kumusura, akaba yari umuhungu yakundaga cyane. Yuhi rero ntago yari agishobora gutandukanya ijoro n'amanywa, yabonaga ijoro akabona n'amanywa, yabona amanywa akabona n'ijoro, mbega byari byaramucanze. Ubwo uyu Musigwa yaje kumusura, mu kumusura rero yari umuhungu yakundaga cyane maze mu kuza yaje mu kabwibwi mu gihe umwami bari bamutaramiye. Mu kumutaramira rero yikanze ko ari umujura maze yirukira mu nzu azana umuheto we ndetse n'umwambi maze afora mu cyico yica Musigwa maze ibye birangirira. Ubyumve ko nta muntu washoboraga kubuza umwami ikintu ashaka, washoboraga kukimubuza akaba yaguhitana. Ubwo baramuretse maze mu kumureka aragenda maze aramwica, maze mu gitondo baza kumubwira ko yaje guhitana umuhungu we mu ijoro ryashize maze bwa busazi bwe burushaho kwiyongera. Ubwo ni nyuma y'uko babonye ko ubusazi bukomeje kwiyongera abiru baje kumushakira umuntu ugomba kumufasha gutwaza ingoma. Ubwo nyuma yo kwica Musigwa yahise ahimba cya gisigo mwumva ngo sinyikunda ukundi, nimugishaka muzambwire nyikore, andika muri comment ngo uzagikore, nimuba beshi ngomba kuzagikora nta kabuza. Muri uko gukomeza kugira ikibazo rero cyo mu mutwe yaje no kwica umugore we bitaga Arira maze kubwako kababaro aza no guhimba igisigo bita ngo Nyatsehe. Ubwo rero bwa busazi bukomeje kwiyongera haje guhitwamo umuntu ugomba kumufasha gutwaza ingoma, haje guhitwamo uwo bitaga Rwaka. Ariko mu guhitamo Rwaka ntago byaje kwemezwa gutyo, baje guterana abiru maze baza kwibuka ko Ruganzu Ndori yigeze kuba muri Tanzania aho yari yarahungiye. Aho muri Tanzania hakaba hari umwami bitaga Karemera. Ubwo bakaba bari barahanye amasezerano yuko kubera bari baracumbikiye umwami Ruganzu wa kabiri Ndori mu bami babo b'u Rwanda bazajya ku mazina yabo bongeraho ngo Karemera. Kubw'ibyo rero abiru bahise baterana maze bibuka rya sezerano maze bahita bavuga yuko kuri Rwaka baraza kongeraho Karemera wa mbere Rwaka. Maze ubwo Karemera wa mbere Rwaka afasha se kuyobora kuko yari afite ikibazo cyo mu mutwe. Ariko uyu ntago yari we Samuragwa kuko Samuragwa yari Cyilima Rujugiro. Uyu Cyilima Rujugiro akaba yari yarahunze igihe se n'ubundi yashagaga kumugirira nabi. Intandaro yo gupfa k'uyu Mazimpaka rero dore uko byose byagenze. Yaje kubakisha inzu ndende aho mashinze ibiti maze bayubaka hejuru mu bushorishori
bushorishori aho yavugaga yuko azajya aba yitegeye imisozi yose. Inzu yarubatswe rero, ariko mu kubakwa yaje kwituramo, ari naho hahise hava ngo ijuru rya Kamonyi. Ijuru rya Kamonyi bivuze ko ari ya nzu kubera ko yasumbaga izindi bahise bayitirira ijuru rya Kamonyi. Aho ubyumve neza ko ariyo mpamvu bitiriye hari ahantu ngo ni mu ijuru rya Kamonyi. Ubwo yari ari hejuru mu nzu rero yitegeye imisozi, yabonye urutare hakurya, amanuka hejuru bwangu maze ajya hahandi kuri rwa rutare yari yikanze ko ari ikiyaga, maze aragenda arasimbuka maze akubitaho ivi. Ubwo ivi riravunika. Mu kuvunika rero baje kumwihutana maze acya kurwarira iwe, ariko mu minsi ye ya nyuma barahamukuye maze bamujyana ahandi kugira ngo atatangira aho ngaho, maze bikabuza undi mwami kuzongera kuhimira ingoma. Ubwo baje kumwimurira aho bitaga Nkingo, ni mu kibaya cyari kiri aho hafi. Nyuma yaho ariko baje kucyita Kibuza kubera yuko cyabujije umwami ubuzima. Rwa rutare rwo rero bahise barwita Gatumwa kubera ko rwatumye umwami arwara, bigatuma umwami atanga. Ubu ugiye muri Kamonyi urwo rutare barukwereka. Ubwo nyuma y'itanga ry'umwami rero, umwami Karemera wa mbere Rwaka yakomeje gutwariza se ingoma, ariko abiru bamusabye ko agomba kurekura ingoma kuko atari we Samuragwa, ngo yagombaga kuyirekura kugira ngo ihabwe Samuragwa ari we Cyilima Rujugira, ariko yarabyanze. Ariko nyuma yaho yaje kurwara ibibembe byinshi, maze abiru bamubwira yuko impamvu ari uko yanze kurekura ingoma. Kubw'ibyo rero bakamubwira ko ari imivumo ya se kubera ko yanze kurekura ingoma. Ubwo byahise bituma umwami Rwaka Karemera wa mbere arekura ingoma, maze Cyilima Rujugiro ajya ku ngoma, maze u Rwanda rwongera kubona umwami nyuma y'icyo gihe cyose. Niba tugeranye hano, kora subscribe, ukore like ndetse na share kugira ngo ibiganiro nk'ibi bigere ku bantu benshi. Ikindi kandi wibuke ko iyi nkuru twayisabwe n'umukunzi wacu. Kubw'ibyo rero niba nawe ushaka ikintu dushobora kugusobanuriraho, andika muri comment inkuru twazavugaho ubutaha, kandi nkwizeje ko uzabona igisubizo bidatinze. Komeza ubane natwe maze ukomeze gusobanukirwa amateka yaranze u Rwanda ndetse n'amateka yaranze isi nzima dutuye. Munareba na video zabanje nka Rukara rwa Bishingwe, yaje nk'iyagatera, inkuru ya Nyirarunyonga n'izindi nyinshi. Njye na JP mukomeze kugira impagarike, ubugiri ndetse n'ubugingo.